Nongeye kubaha ikaze kuri Mitima Inspires. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa 10 mu rugendo rwacu rw'iminsi 28 yo kwimenyereza umuco wo gushima. Twabonye ko gushima nyine bituzanira ibyiza, bidufungurira amayira y'ibyiza byinshi, cyane cyane ibyo tuba twifuza. N'uwari ubwa mbere rero waba ugeze hano, wowe wanyarukira mu video yandi yabanje, uraza gusobanukirwa neza iby'iyi gahunda, ubundi uze dukomezanye urugendo. Nongere nshimiye cyane rwose abantu tubanye kugeza kuri uyu munsi wa 10, ni ukuri n'iby'agaciro, ndabashimiye cyane, muri ab'ingenzi, muha imbaraga rwose zo gukomeza kubashakira ibiganiro byiza no gukomeza kubaganiriza. Uyu munsi rero ntatinze, ntabwo turajya kure n'iyi gahunda, n'ubundi turakomeza dushime. Uyu munsi noneho ni ugusabira nk'umugisha w'igitangaza. Umugisha w'igitangaza ni umugisha usabira bagenzi bawe, kureba umuntu wakugiriye akamaro mu buzima bwawe, kureba umuntu wagize rwose icyagufasha, icyakugezaho, n'umuntu ugira uruhare no kugeza uyu munsi kugira ngo ibyawe bishobora kuba bigenda neza. Nuko hari igihe abantu batugirira neza ariko gushimira ntitubyibuke. Ukaba uzi neza ko umuntu yagufashije mu bintu, cyangwa se umuntu ukagenda akaguhereza serivisi nziza, warangiza ukigendera rwose utanamubwira turakoze. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari byo rwose mu muco. Ubundi iyo umuntu akugiriye neza uramushimira. Noneho nyuma yo kumushimira, reka tujye tubasabira n'umugisha. Niba umuntu rwose akukoreye ikintu, atumye akazi kawe kagenda neza, ni umuntu usokoropa aho ukorera, ni umuntu usukubura aho ukorera, ni abantu usaba kubura mu nzira, uhuye nawe rwose nubona akoze icyo gikorwa cyiza, kugira ngo nawe ibyawe bigende neza, ujye umubwira ati urakoze, ubundi umusabire imigisha. Noneho rero subiza amaso inyuma, urebe abantu bose bakugiriye umumaro, abantu bose bagufasha mu bintu byose, ubundi ufunga amaso ubashimire, uvuga ati rwose murakoze, mbasabiye umugisha ku Mana kuri ibyo bikorwa byanyu mukora, mukomeze mukore kugira ngo natwe ibyacu bikomeze bigende neza. Ni umuntu ushobora kuba kubura muri resitora, uteka muri resitora ukunda kujya kuriramo, niba aje kuguseriva akaguhereza, ni ukuri bwira turakoze. Niba aje kwandura amasahane, mubwira turakoze. Niba akusukiye amazi yo kunywa, mubwira turakoze. Rwose umusabire imigisha. Ibyo bintu ni byiza cyane, kandi uko usabira umuntu icyiza, uko usabira umugisha, nawe uwo mugisha uraza ukakugarukira. Reka rero umukoro w'uyu munsi urebe mu bantu byibuze abantu 10. Niba wenda batanageramo ariko usubize amazi inyuma, urebe abantu bashobora kuba baragize ikintu bagukorera kikagukora ku mutima, cyangwa se ikintu bagukorera cyiza kuri wowe cyakugiriye umumaro mu buzima bwawe. Noneho usubize amaso inyuma, ubasabire umugisha, uvuge mu mutima wawe urakoze, urakoze. Niba utabimubwira umureba, ariko byibuze umushimire. Uko gushima nabwo wabikuye ku mutima rwose, wivuye inyuma, nubwo atakumva, bimugirira umumaro rwose, kandi nawe bikakugirira umumaro. Twiga umuco rero wo gushima, gushimira abantu badufasha mu bikorwa byacu byose bya buri munsi, kugira ngo nabo bagire uwo mutima mwiza wo gukomeza kwitanga, uwo mutima mwiza wo gukomeza gukora akazi kabo. Nubwo reka kaba ari akazi kabo, burya iyo umushimiye bimutera imbaraga, kandi yumva ko n'umuntu akorera nawe ari umuntu muzima, umuntu ubona ko ibyo akorerwa ari byiza kandi bimunyura. Icyo rero nta kuntu gisa kugira ngo ushimire umuntu nubwo ari mu kazi ke, bimutera imbaraga zo gukomeza gukora. Rega hari umuntu ukora gutya akavuga ati nibwo nkora gutya, burya rero ngewe bose nta nubwo ndeba, nta nubwo abyitayeho, nzajya nkora uko mbishaka. Ariko nk'uyu umukozi wawe agukoreye akantu ukamushimira, nubwo uzamuhemba, ukamubwira ijambo turakoze, umva ndakubwiye ibyo azakora nyuma y'aho ngaho bizaba birenze iby'akazi kazajya akora n'ibiri hanze y'akazi ke. Rero urumva ko gushimira byonyine, uretse n'uwubibwiye, kuba bimuteye umutima mwiza, nawe bikugarurira ibyiza byinshi birushijeho. Nk'uko bisanzwe rero, umukoro wacu w'uyu munsi ni ukusubiza amaso inyuma, tukareba kuri rwa rupapuro rwacu twanditseho ibintu 10 twishimira, dushima Imana twagezeho, ubundi tukongera tukavuga ati urakoze ku bw'iki, kimwe ku kindi, usoma kimwe ku kindi, urakoze ku bw'iki wangejejeho. Niturangiza noneho twongeye dushake ba bantu batugiriye umumaro, cyangwa se abantu baba bahuye nabo uyu munsi bakaba bakugiriye umumaro, bakaba bagufashije se mu kazi wakoze, cyangwa se bagufashije kugira ikintu nawe ukora cyangwa ugeraho. Nurangiza ubashimire, ubasabire umugisha ku Mana. Noneho nk'uko bisanzwe, nturyame udasenze ngo
wibuke ushime Imana ku byiza byakubayeho uyu munsi. Rero reka gahunda y'uyu munsi tuyisoreze ahangaha, tuzongere duhure kuri ejo ku munsi wa 11, kandi noneho mwibuke gukora subscribe utarayikora, munyandikire ubutumwa bugufi, birashimisha iyo mbubonye, ubundi mukore like nyine mukande mugaragarize ko mwakunze video, ubundi muyoheze n'inshuti zanyu. N'uwo mukoro namwe mbahaye uyongera ku mukoro dufite wo gushima Imana, n'uwo kwishimira ibyiza tumaze kugeraho. Nahejo rero.